nababwiye ko nta munyarwanda unkiyobora kuvana n'ubuze niba wagenda utakurikiye mu cyuma wabaza n'abantu. Navuze ko ntabwo nge numva umuhutu uzavuga ngo yanga umututsi cyangwa se numva umututsi uzanga umuhutu. Kuri uyu munsi wa none twasuye Gatoyire Damien, umwe mu barinzi b'igihango utuye mu murenge wa Gasange mu karere ka Gatsibo. Yagizwe umurinzi w'igihango bitewe n'ibikorwa bitandukanye yagize mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yari konseye ariko akarinda ko muri uyu murenge wa Gasange hashobora kuba habera Jenoside. Yabihagazeho ahagarara ku gihango cy'Ubunyarwanda kugira ngo hatagira amaraso ameneka ahangaha muri uyu murenge. Wagigaga imbunda ukumva nawe aho muri mu nama ukiga ibitekerezo by'imbundi kishaka gukora. Imbundije barayimpaye ndavuga neka nyirindisha abaturage inyora. Nari mfite imbunda bari barampitiyemo imbunda ikomeye. Bazaga no kuyisura buri gihe ngo barebe ko yoze. Bagasanga nawegeje. Komini igiti ni kurengira ngo ariko bangemeraga amasasu kuko nige wari ahantu hakomeye ndwana n'abantu b'Umurambi. Nkaba nari mfite Sebushumba Burugumesiri akantera inkunga yo kunyohereza amasasu ntabwo yanshiranaga. Ku bufatanye n'abaturage hakumirwa ibitero byaturukaga mu tundi duce turimo Murambi, Fumbwe na Nyarubuye. Amato yashoboraga gukoreshwa muri Muhazi afungirwa ahantu hamwe kugira ngo ingendo zo mu mazi zihagarare, ubundi bahangane n'ibitero by'interahamwe zavaga Murambi. Guhera 5 n'ikenda n'abantu nayoboraga nageze kubabwira ko umuntu wese ari umunyarwanda. Ibi byose bya munyarwanda nge byampaye amahoro kuvuga rero zina rya munyarwanda. Nabwiraga abasore nkababwira nti ko mushaka kwica Abatutsi mwavutse mwasanze nk'ahantu batashwe. None se uriya washyize nka mu rugo ngo mwamata se sogokuru mwamwica muti urubyiruko nayoboraga nta muntu rwishi. Gatoyire yarasobanukiwe ko abanyarwanda ari bamwe maze acengeza ayo matwara mu bo yayoboraga. Uburyo watanga ibwiriza rikumvikana vuga nti n'ubuhanga n'imbaraga icyo gihe wari ufite byaturukaga hehe? Umubwire rero aho byaturukaga dore n'uri umwana arahari. Niba uyobora abantu ntubajugure ngukunde wenda igitsina kimwe ikindi cyane nta gituma tumva ibyivuze. Ngina bagiye mureke twitabare. Niba uri umuhutu urakize uwo mututsi n'umukene nta kuntu bazaza ngo bice umututsi wowe batahimba ko batagutwaye ibintu byawo. Rwakayiranga Etienne ni umwe mu baturage batuye mu murenge wa Gasange mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yari umusore ukiri muto ariko uburyo abaturage bakuriye hamwe kugira ngo hatagira umuturage upfa yarabyiboneye. Yazaga akaremesha inama agashikariza n'abahoze ari Gatoyire Damien agafatanya n'abaturage kurwanya interahamwe zaturukaga muri Murambi zitera mu murenge wa Gasange. Ubwo rero nta Jenoside yigeze haba bitewe nuko umuturage wari wese bamushishirizaga kudakora Jenoside. Niyo mateka nzi. Ibi kandi bishimangirwa na Mongi Justine warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bari bafite umutima mwiza cyane. Nta muntu atekereza ikintu cyo kwicana. Nabo bwa urumva ko bafataga amacumu n'imiheto bati tujye kurwana dukumire bari abantu bakuza kutwanduza. Bose nta wivangwe mwese mukavuga muti tugiye gukumira. Rwose nta wiva bose baragendanaga. Bagahaguruka bakagira uyu musaza ni wagendanaga nabo. Urumva bamuherekeje bati ntabwo dushaka bari abantu baza kutwanduza. Urumva gusa rero Imana yari kudutabara urumva ko imbaraga zayo kuba nkeya. Aha ngaha barashaka kuza Murambi bashaka kuza nkuko zagiye imbaraga zagiye kuzikaba nkeya. Nuko inkotanyi ziba ziraje. Sije rero dukira duricyo twiberaho duricyo n'ubu ngubu abantu usanga batubaza se twari dutuye mu cyahoze ari giti ati giti yindi itarishe bacyatugezera ngo turebe ko ahantu ukuntu hameze. Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge ivuga ko kugeza ubu hari abarinzi b'igihango 6,665 aho 37 ari abo ku rwego rw'igihugu, 33 nabo ku rwego rw'akarere. Ku rwego rw'umurenge hari abarinzi b'igihango 1488 naho mu tugari hari abarinzi b'igihango 4906. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Gasange mu karere ka Gatsibo.